Merry Christmas kuri mwese cyangwa se Noheli nziza kuri mwese abayizihiza. Umwaka mushya muhire kuri mwebwe mwese inshuti zacu. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2026. Nk'ibisanzwe aha ni muri Blessing Hope Rwanda TV ku muyoboro wa YouTube. Turabashimira mwebwe rero twabanye mu myaka ishize, twabanye mu gihe kitambutse, turabashimira. Ariko mbere ya byose turashimira Imana yadutije kuba turiho. Abanzi bacu ntibifuzaga ko tubaho, ntibifuzaga ko tugeza kuri uyu mwaka. Urugero ni abantu bagiye baduhimbahimbira, mbese abantu batwita ibitari byo, bagiye badukorera nyeti zitandukanye, bagiye baduhimbiye mu mirimo igiye itandukanye, batushinze gukorana n'ibigo n'ibiki. Ariko ibyo byose byari imigambi yabo nyine kugira ngo barebe ko tutabaho, twazimira. Ibyo byose rero Imana irabiturengeje. Kigeretse kuri ibyo, ibico baguciriye ntacyo byagutwaye. Urangije umwaka rero uri amahoro, shima Imana, zamura icyubahiro ugihereza Imana yo yakurinze. Si uko abagome babuze, si uko abakurwanya babuze, abagusenyeye, amazu barayasenye, imiryango barayisenye, urukundo rwanyu bararusenye. Bose n'abanzi, abaguhimbahimbiye imirimo utazi utagize ute, bose n'abanzi. Abakugiriye ifiti ishyari utanabazi, bose n'abanzi. Bakwirukanye ku mirimo wakoraga, barakugambaniye, bakwirukanye mu mirimo bagusimbuza abandi bakora nk'ibyo wakoraga. Ibyo byose Imana irabikurenza ugeze kuri umwanya uriho. Shima Imana rero ko ukiriho, shimira Imana ikwambukije, shimira Imana ko ugeze muri uyu mwaka. Uvuga ati n'uyu nguyu ndawurangije. Urawurangije, kandi urangije abanzi baba babireba. Byarashobokaga ko muri uyu mwaka uwo mubana yari kuba yarakwishe, cyangwa se uwo mugendana akaba yarakwishe. Byarashobokaga ko yari no kuba yarakugambaniye ukicwa n'abandi. Byarashobokaga ko moto zabo zari kukugonga, byarashobokaga ko bari gukoresha amamodoka yabo, byarashobokaga ko bakoresha amafaranga bakakugura bakagutangamo ibitambo. Ariko ushima Imana ko utabaye ibitambo by'abakire bafite ayabo, kandi nta kintu bakubona buri mwanya, bakubona imbere yabo bakakubona nk'isereri, bakifuza ko bakabaye bava mu biganza baze bava iruhande. Ishime rero uvuga ati ndawurangije. Mwaka turawurangije pe. Muri uyu mwaka rero turabashimira mwebwe twabanye, abakoze subscribe, ababyirengagije, abarebye video, abatazirebye, abadukunze n'abatwanze, abatugambaniye n'abatabatugambanije, mbese abaduhaye ibiraka, ababitwimye, abo bose turabashimiye. Abagize gutya bose abantu mwese muturebera mu buryo bw'impuhwe ku masosho media, abantu mwatugenda mudukandira utunyenyeri, turabashimiye. Imana igikomeza ibahe ibyo mutanga, kandi abanzi banyu bagendere kuroha, abanzi banyu bagenda ubudashira, ariko bahimbahimba amagambo bagira ute. Abo bose abakora inama zo kutusabya no kuduharabika, abantu bicara bakatuvuga ko tutari, bakatwereka ko tutameze nk'abandi, abo bose Imana ibaha umugisha. Ni ikibazo cy'igihe, igihe nigigera bizakemuka. Umuntu akicara, abantu baricaye ngo runaka iki, ariko cyari ikibazo cy'igihe. Humura, ni Imana yagiye kurinda, kuri buriho kubera Imana. Uyu mwaka rero urarangiye, umwaka ugiye kurangira, urabona iminsi 5. Uyu mwaka urabona iminsi 5. Kitonderwa, nimba uzi ko ufite amafaranga uyu munsi kuri tariki 25 ni kuri Noheli. Nimba uzi ko ntayafite ni kuwa 4. Ikindi wirinde kujya gusembera mu muvumba, kubera ko ushobora kujya kuvuma ubunani bwo ntuburye. Ntabwo abantu bose niba bataragutumiye wikitumira papa, wikitumira ibyo n'ibyore. Nimba bavuga ngo mujye muramwisuzuguza mujya kwitumira aho batabatumiye.
kuwa kane gitaha ni ubunani, nimba uzaba ufite amafaranga ariko nimba ntafite azaba ari kuwa kane nabwo. Ubundi ujya ushima Imana ugira ati Imana aho ungejeje ntayo nshimiye, kuba ugeze aha ngaha kuba ngeze aha si kubw'amaboko y'abantu, si kubwanjye ahubwo ni kubw'imbaraga zawe. Kandi muri uyu mwaka 2026 turi kugenda dusatira, Imana ikwagure, Imana iguhuze n'abantu bazima, abantu bafite amikoro, abantu bakora ku bibazo byawe, abantu bakora ku nzara yawe, abantu bakora ku burwayi bwawe, mbese iguhuze n'abantu bafite amafaranga. Nawe uyu mwaka ugiye kuza 2026 ugabanya ibintu by'imiri mu mufuka, wihite ukorera imigisha. Mwaka mushya rero nje kugira ngo umwaka mushya muhire, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Happy New Year and Merry Christmas and Happy New Year, my friend, my all my subscribers, my followers. Yes, mujye mubitwara uko byogoshe, mujye mubisokoza uko byogoshe, cyangwa byogoshe uko bisokoje. Ariko ibyo ni byiza cyane. Mwaka mushya rero kubareba stati y'umwaka mushya, kubareba stati zacu umwaka mushya, kubazireba bakazirengagiza bakabyiruka bakareba ntibagira icyo bavuga. Umwaka mushya ku bantu badukurikirana bucece, umwaka mushya ku bagambanyi batwara amamoto bagasenya ingo z'abandi, umwaka mushya ku bagore bataye abagabo bakiyanga n'abana, umwaka mushya ku bagabo bataye abagore bakanga n'abana, umwaka mushya ku basore bihakanye inda bateye, umwaka mushya ku bakobwa bakuyemo inda, umwaka mushya ku bakobwa bemeye gutwara inda babyara. Mwese umwaka mushya ku ngo zibanye ziri mu manegeka. Noheli nziza ku bantu babanye bacungana, ingo zibanye zicungana. Noheli nziza ku bakristu bose bayemera n'abayemera. Umwaka mushya ku bemera, bonane nziza. Mbese muri makeya turababwiye ngo muzarambe, muzahahire kuronka, muzabane mu mahoro, ababana mu bacakubiri mubireke mu izina rya Yesu, cyangwa se muri izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Abaririmbyi urumva bakoze mu mitana yereka bakanazi baragira ati turawurangije, turawuminuye, turawutibuye. Ariko ushobora kubaza ngo urangije ufite iki? Ubwo uramenye nimba urebe nimba urangije ugiye guserebura ko urangije hari icyo wagezeho, cyangwa se nimba ugiye kurangiza userebura intsinzi abandi bagezeho. Byagakwiye ko userebura ibyo wagezeho, upana kujya guserebura intsinzi y'abandi. Kuko imodoka wahawe nk'umunyenga nta mpamvu yo kuyisanduramo nk'aho ari wowe wayiguze.